arwana n'undi baricana yego gutyo by'ingumi mu kabari basinze ibyo twahora tubyibuka na mbere jenoside barabapfaga n'ubu baracyapfa ariko hariho urupfu dushaka ko rusiga isomo mu bantu ntiruzongere uko ubu buhanuzi buri mu gusohora bibuke biyubaka bavuga imirimo itangaje Imana yakoze. Amen. Reka nkwereke ubundi se n'umuntu yagombye kubaza ngo kuki ndi Dallas, kuki ndi Chicago, kuki ndi Australia, kuki ndi Maine, kuki ndi Boston, kuki ndi Texas, kuki nubatse, kuki ndi se w'abana, nari kuki mu Rwanda cyenda kane, kuki ndi se w'abana, kuki ntwari kamyo se, kuki se mfite y'inzu, kuki se ndi umushumba. Oh my God, biravuze ngo nzakuramwo bemwe mbagira abatambyi. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries. Turabasuhuje mu izina rya Yesu, tuvanga amahoro y'Imana itanga bane namwe aho muherereye hirya no hino muri iki gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Muri iyi minsi rero turimo kwibuka, mwese murabizi, ndumva nta muntu utabizi ibihe turimo ducamo mu kwezi kwa kane n'ukwezi kuba kutoroheye abanyarwanda cyane cyane abacitse ku icumu. Murabizi neza muri 1994 byabaye, habaye jenoside yakorewe abatutsi. Muri icyo gihe ntabwo byari byoroshye, rero turimo turibuka. Ndagira ngo mubwire ngo humura, komera, impore. Aya niyo magambo dufite kuri iyi si tubwirana, ariko Imana yacu ifite amagambo meza yakubwira umutima wawe ugakomera. Impamvu tubivuze nuko twagiye tubona benshi cyane Imana yagiye ikomeza bitamubujije kwibuka. Kwibuka ni byiza, kutibuka ngira ngo ni ikibazo. Mu kanya umushumba ubifitemo inararibonye araza kutubwira, ariko nawe tumubwira ngo umore akomere, nawe ari muri abo. Nawe nk'uko urimo turakubwiye ngo imore, komera, kandi Imana yacu twiringira iri kumwe namwe, ntabwo izaduhana. Erega wakwibaza ngo ariko se kubera agahinda kajya katuvugisha byinshi, ariko uyu munsi ndagira ngo wemere ihumure ry'Imana rize ku mutima wawe, rirakugirira neza. Reka rero dusenge hanyuma tuganire, tubwirane ibyurutse umutima. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye. Uri Imana yacu, uri umukunzi mwiza, uri inshuti nziza, uri umubyeyi, utuba hafi. Mwami, tutagufite ntabwo twakabaye turiho. Ni ukuri twakabaye tukiri mu mwijima, ariko ubu turagenda ducya ku maso, tugira ihumure kubera wowe. Rero turakwakiriye n'uyu munsi, turi hano muri studio, turi kuri iri koranabuhanga. Vugana n'imitima yacu, hanyuma vugana n'imitima y'abera hirya no hino ku isi hose badukurikira, bahuye n'ibi byago. Nta wundi rero wahumuriza bene uwo mutima, nta n'umwe uretse wowe. Rero turakwiyegereje kugira ngo wongere ukore no muri ba babyeyi, b'abakecuru n'abasaza, babandi bagiheranywe n'agahinda, ubasanga aho baherereye, abana, urubyiruko. Mwami, ubasange buri muntu wese umusanire umutima, kandi ujye usana tukabyumva banahamya yuko bahumurijwe. Data, tuguhaye icyubahiro, kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen. Rero uyu munsi dufite nanone umutumirwa wacu tudahwema gutumira uko bukeye uko bwije. Impamvu nuko yabitwemereye kandi afite ibihumuriza mu mutima, nyamara nawe arabikeneye. Yakomana yanjye ngo ni Imana izana umunezero, ni Imana itanga umunezero, ngo ariko ibibabaza bikiraho. Ntabwo tuzavuga Imana ari uko bya bintu byose byarangiye. Oya, iyo tubona umuyobozi w'igihugu cyacu avuga bene ariya magambo, suko ibibabaza byamushizemo, suko ibibabaza igihugu bidahari, birahari, ariko abirenza amaso kuko ari umukozi w'Imana, agakora icyo Imana yamubwiye gukora. Rero nawe udukurikiye turavuga ngo imore, komera, ariko twe guheranwa n'agahinda. Rero umutumirwa wacu Pastor Zigirinshuti Michel, muramumenyereye, musanzwe mumubona. Icyo nshima nuko mutajya mumenyera amagambo amuturukamo, kuko muzi neza ko abavuye ku Mana. Rero Pastor Michel, turakwakiriye. Murakoze cyane. Amen. Nari nifuje ko uyu munsi nasa n'uwongera kwibwira abantu gato.
yego amen amen uti ubwo kandi ugiye kwibwira abantu gute abantu mumaze iminsi muganira reka tubyumve bakuzi urabibwira iki kandi buriya birahari Imana iguhe umugisha nyine nitwa Michel Zigirinshuti Yego. niyo mazina ababyeyi banjye banyise yego Zigirinshuti ni rya Michel nyine ryo kubatizwa yego nabatijwe mu Katolika mpamagarira mu kintu cy'intimba n'agahinda gikomeye nari mfite yego cy'inshuro natsinze amashuri sinjye kwiga 7 naratsinze 9 ndatsinda ariko sinjyeyo kubera amateka y'igihugu cyacu kandi abenshi nzi ko bayazi niyo ngezeho ngo nzingiraho sinjye mbirengaho yego sinjye ndengaho noneho icyo gikomere cyo gutsinda kabiri ariko uzi gutsinda ukabimenya ukanamenya n'uwagiye mu mwanya wawe yego byabaga bigoye cyane agahinda gakomeye kubera ko hari amateka yabaga hari atemera ko hari abantu runaka batajya kwiga sogonderi mu bwoko runaka yego icyo gikomere nicyo Yesu yansanzemo ndamushimira amen ansanga muri icyo gikomere cyo gutsinda sinjye kwiga yego amfatiraho yego mba ndakijijwe eh yego mba ndakijijwe iyo mpamvu nyambwira abantu ko mu by'ukuri gukizwa kwanjye 79. 79 ntabwo nakijwe kuri uyu muntu yihana ibyaha byinshi byamurundanyijweho ubusinzi ubusambanyi kuragura kuraguza iyi myaka nari mfite icyo gihe ntabwo yari iyo kubona kuri byose nta cyaha cy'ubusambanyi nzi mu buzima bwanjye nabaho urumva icy'ubusinzi kunywa inzoga twazinywerega iwacu tugasindiraho Imana yarakimbabariye urabyumva nta kwandagara iwacu mu rugo ziryoshye nziza teguye neza twiyengeye rwose twiyengeye munsi na zino ngo ni muri ture ngo ni ukagira Imana noneho Yesu amaze kunkiza uko namubonye yampamagaye kugira ngo mukorere ariko yahitamo n'amasezerano amubwira ko ibyo byose Satani yandiganyije azabinsubiza haleluya watangiranye amasezerano Mana meza we. cyane haleluya akimpamagara nicyo kintu yampamagaje ijambo rya mbere uzankorera kandi nzakugira ukomeye amen nzakugira uwo kubahwa kandi aya mashuri ureba abantu bakuriganyije yego nzayagushumbusha ibi nabyibutse ejo bundi yego ndi muri graduation ya masters muri theology haleluya masters iyi yabereye i Harare umva umuntu akomeje na PhD yego noneho icyo nshaka kuvuga uyu munsi kwibwiraho abantu wa murimo Imana yampamagariye narawukoze 80 yose na 1 na 2 na 3 ndazamuka 8 ndashyingirwa yego 8 ndahanga mu Gatsata yego 90 narindi inyuma hari ya Minisiteri y'Uburezi Kacyiru ndahava ngira Gacuriro 94 niho yansanze hariya rwose muri vision niho nari ntuye hejuru y'umuhanda uva itexi rugendo ujya ya niho nari ntuye Jenoside yadusanze turahigwa turihisha Yesu araduhisha impamvu bitwaranye uko ari bibiri hari igihe umuntu avuga ati narihishe ariko se nibangahe bihishe kandi bagahishuka bakabavumba nukuri Yesu yarabahishe abavumbuje imbwa bavumbuje kubatunga urutoki ariko turashimira Yesu ko hari ukwihisha kumbe wihisha aho Yesu aguhishe yego noneho mu kinyarwanda cyacu gikennye tukabyita ko twihishe ariko nyamara ari Yesu waguhishe haleluya aho ngaho rero niho navuye ngera muri Croix Rouge naho nihishamwo buriya Croix Rouge nayisohotsemo kuri 28 z'ukwezi kwa gatanu 94 urabyumva ari inkotanyi ziturakoye hanyuma kuva twarokoka rero kugeza icyo gihe kugeza uyu munsi wa none duhora turwana uru rugamba rwitwa kwibuka kubera iki maze kubona yuko hari abantu badashaka ko twibuka ku mpamvu zabo bwite hari umuntu ushobora kwanga ko twibuka kuko wenda iyo twibutse ababara bimwibutsa urabyumva uributse yego uramwibukije ndamwibukije nibukije arababara uwo kandi ubabaye mvuga n'ubabaye mu buryo bw'agahinda
ariko hari n'ubabaye mu buryo bwa culpability bwo gucirwa urubanza, kuko iyo twibuka urumva, iyo twibuka ndashaka kwinjira mu byumba neza nshuti yanjye, iyo twibutse tuributse, twibutse niyo mpamvu ubona aribwo habaho ihungabana. yego Ihungabana ugasanga guverinoma yashyizeho abaganga bo gukurikirana ibyo bintu, aha n'aha tuhagiye kwibuka hakaba hari abaganga bo gufasha abo bantu. Ni uko iyo twibutse hari ikintu gikorwa kuri ya marangamutima ya kera yego n'ibyabaye, umuntu akagira ate gahungabana, kuko birahinduka biraza bikaba bishya mu mitekerereze ye. Narababaye ko hari abantu iki kintu bakishyira ku ruhande rw'abadayimoni, bakacyita ko kwibuka ihungabana bakaryita ngo ni abadayimoni, ngo ni umwuka wa Satani. Bariho rwose bavuga umwuka wa Satani, ngo umuntu ntiyagombye kuba agihungabana nyuma y'imyaka 24, 30, ubwo ndavuga igihe byahera bivugwa, ngo aho bigeze ngo umuntu ntiyagombye kuba agihungabana. Icyo umuntu yakabaza ni iki ngiki, mushiki wanjye Bareti cyanteye kwibaza iki kintu. Usibye kwibuka, uretse kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi 1994, sibyo? Ubu nta bindi bintu abantu bibuka. birahari Kuki se babyibuka? kandi ntibagire ikibazo. Kuki abantu babuza ko twibuka ibi ngibi ariko bafite ibindi bibuka? Either byiza cyangwa bibi, ariko barabyibuka. yego None iki ngiki kwibuka kwacu kuki bibatera ikibazo? kuki byatera ikibazo abantu? Ni kwa kundi ngo iyo ari kundi Ndihandurika. Kandi nyamara kandi igitangaje, uko twibutse niko tubabarira, yego kandi uko twibutse niko utsindwa asaba imbabazi. yego Icyo kintu abantu baracyangira iki? Baracyangira iki ko imbabazi za Yesu zitazashiraho, zizashiraho impanda yavuze, ariko ubu zikiriho. Ubabarira arababarira, ubabarirwa akababarirwa. Si koko se? bose bagakira imitima. Bose bagakira imitima. yego Si koko se? yego Ahantu u Rwanda rugeze, abantu bagombye kuhishimira, sibyo? yego Hari igihe cyabaho wibaza ngo ubundi abantu bazongera batumirane, batahirane ubukwe, batwererane. yego Gore uzi ko hari igihe cyabaho abakuru twabonye ibintu tubizi, wibaza ngo abantu bazongera bashyingirane byonyine ahubwo? yego uretse no gushyingira no kwicarana. amoko ave abantu bashyingirane, uzwi icyo kintu cyaguye mu mitima y'abantu. Ariko uyu munsi wa none turashimira Imana yakoresheje icyambere leta y'ubumwe bw'abanyarwanda igakuraho ikintu bita ubwoko mu marangamuntu no mu bantu, haleluya igashyiraho n'itegeko rihana umuntu uzarebera undi mu bwoko runaka, mu isura runaka. Reka mbabwire inshuti ya Kristo, hariho imirimo Imana ikoresha umuntu, wenda abantu ntibayiha agaciro, ariko nibwo ko batayiha agaciro, urabyumva, ni abatari bazi ikibazo ngo barebe n'ukuntu gikemuwe. Kuko uzi la gravité, uburemere bw'ikibazo, ukabona uburyo gikemutse, ntiwabura gushimira umuntu Imana ikoresheje mu kugikemura. yego yego ntabwo wabura Ikibazo cy'amoko cyari gikabije, aho cyagejeje turahazi. Icyo nyine cyagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi 94. None niba kimaze gukemuka tukaba umwe, ikindi rero iyo abantu bajyaga bagenda ngo barebe ibihugu biruhijwe n'ubwoko, yego ariko se ni ngombwa kujya hanze, natwe ubwacu ntibikwiriye kutubera urugero. Iyo ugeze mu kindi gihugu ugasanga hari karitsiye y'abantu runaka, Yego. hari karitsiye y'abantu runaka, hari bisi y'abantu runaka, hari akabari k'abantu runaka, ngo iki nkubwire ngo iki, bisi y'abantu runaka, karitsiye y'abantu runaka, akabari k'abantu runaka, ngo mva amashuri y'abantu runaka, ibaze oya mva bantu b'Imana. Reka nkubwire, iyo ndebye aho tugeze numva twasengera abakiri aho. Rero mushiki wanjye kuri uyu munsi wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi,
numvise icyo kintu ntabura kukivuga mbonye ku kazi y'Imana impaye abantu bareke twibuke hari ikindi gihe natanze ikiganiro icyo gihe bwo nari nibanze cyane ku mpamvu dushyingura kuko nicyo cyari ikibazo ugasanga abantu bakivugaho ukuntu hiryo mu byongorano hakaba ibibacitse bikajya agaragara ko tudakwiye ngo gushyingura abantu. Bibiliya nayo ubwayo hari abantu yemera ko bivugiye ngo nimuramuka mugiye Imana isoje ibyo yavuze iyi mibiri yacu muzayirekera. Ubu ni Yakobo, ubu ni umuhungu Yosefu, yego, ubu ni Aburahamu nashyinguwe muri gakondo, ariko bagatanga ibyo bwiza bati umva Imana isoje ibyo yatuvuzeho natwe imibiri yacu muzayimure mushyingure mu cyubahiro mu gihugu cy'isezerano. Nibura natwe nubwo tuzaba turiho mu mubiri ariko tuvive twumve gusozwa kw'isezerano ry'iki ryo guhabwa igihugu cyacu. Aha muri uku kwibuka rero ikintu gikuru kirimo umuntu wese aba akwiye gushyira undi ingemu irimo umuntu akwiye kugemurira undi ni ihumure. Ubu niyo ngemu iriho, iyo ngemu iriho, ibindi bikaza hanyuma. Washaka akaji mu kajerekani ugashyira umuntu, washaka agafuka kamushyira kuko uzi ko na situation economique imeze itifashe neza, ariko mbere y'ibindi byose ihumure, guhumuriza. Aha twumvikane ko wa muntu utumva impamvu yabyo yo kwibuka biragoye kubona ko ahumuriza, uwo nta ruhara bifitemo, ntabwo ari bugiremo, ariko wumva icyo turimo iki ni uri butware n'ihumura akarishyira abana. Nsubire muri iri jambo navuze ko niba dufite ibindi twibuka bitari iki ngiki, kuki kwibuka tutakwibuka, mbere y'uko ndenga iyo paji imwe nsobanure ko kwibuka kwacu gutuma isomo ry'uko jenoside itazongera rikomeza. Urabizi warizi mu mashuri tugira ikintu twita revision. Revision ni isubiramo ry'amasomo, kandi isubiramo ry'amasomo rikunda kubaho iyo ibizamini byegereje. Njye mbona iyo turi mu gihe cyo kwibuka tuba tugira ngo bye kuzongera. Wa muntu wabitekerezaga ko byasubira nabona twibutse avuga ati bya bintu biracyakomeye we, ndamutse nongeye muri iyi minsi, donc bigahora bijya gute bimukangara, bimuhwamika, bimuturisha. Niba tuvuze ngo never again, ntibizongere kubaho na rimwe, byanga bikunda kwibuka kwacu ni nko guhagarara ku irembo, yego, ngo urinde urugo udaterwa, kuko byanga bikunda icyateye ibi ni uburangare bw'abayobozi, politike mbi no kutaba amaso. Ejo bundi nyakubahwa perezida avuga ijambo ku munsi wo kwibuka ku nshuro 30. Nizere ko mwari kurikiye rirerire muri speech yavuze ahantu hatandukanye nzi. Ijambo ry'ejo ryabaye rirerire cyane. Hariho ahantu yageze ngira emotion, ageze avuga ngo abarokotse jenoside tubabereyemo umwenda, tubafitiye umwenda. Uwo mwenda rero kuwishyura kwacu ni ukubiringiza ko batazongera gutabwa, batazongera kubaho batarinzwe, batazongera gupfa urupfu, batazongera gutabwa, be abandoned, kutabwa bakabura uwabarengera. Icyo ngicyo ni wo mwenda tubafite, kandi tuzabashyira dutyo. Ntabwo bazongera gupfa bityo kuriya. Umuntu azajya arwara kuko igihe cye cyo kuva ku isi kigeze apfe. Umuntu azajya akora impanuka ataye nk'uko abantu bataha. Ibyo bibaho turabizi, nta n'uwabihagarika. Ari nayo mpamvu izo mpfu zitandukanye tuzitandukanya na ruriya. Nibutsa abantu ko hari abavuga ngo nose ko abandi bapfuye tudahora tubibuka gutyo.
ni uko nta somo twirinda kubafataho, yego umuntu yararwaye ni uko nagisubiza. Umuntu yararwaye arapfa, imodoka yaramugonze arapfa, arwana n'undi baricana, yego gutyo by'ingumi mu kabari basinze. Ibyo twahora tubyibuka. na mbere ya jenoside rega Na mbere barabapfaga, n'ubu baracyapfa. Ariko hariho urupfu dushaka ko rusiga isomo mu bantu ntiruzongere. Uru rupfu rurihariye, ngaricyo kwihumure rero no guhumuriza. Iki nicyo kiba gikenewe mu gihe nk'iki, kandi kugira ngo uhumurize abantu biravuga ngo nuko nawe ufite ihumure. Dusome ijambo ry'Imana. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 3 n'uwa 4. Hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Amen. Urumva kantu icya mbere mvuga mwahangaha kugira ngo twihute, Imana yacu data wa twese ari se w'umwami wacu Yesu Kristo niyo nyir'ihumure ryose. Ndashaka ko mwumva aha hantu, iyi Mana tuvuga, twizera, dukorera, dusenga, niyo nyir'ihumure ryose. Bivuga ngo uri buriye muri yo, nta handi uri burisange, nta handi, ni ryose. Ihumure ryose niyo ririmo, nimwo riri. Bivuga ngo njyewe uriya turamutse tuje kuguhumuriza, burya tuba tuguhumurishijeho iyo twavanye bamwe muri ayo naha tuba tuvuye kurikura. Niyo mpamvu umurongo wa 4 wavuze ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumuririsha ihumure twagize gute, twahawe n'Imana. Twagemuriye abarwayi, twagaburiye abantu bashonje mu ngo, ariko iri humura urebere iri haho mu isoko. Iri ngiri ntiwahamagara umuntu uri bujye guhumuriza umaze turafata iki muri minsi n'icyo ubasha. Oya, ibyo ngibyo bigendanye na y'icyo umuntu akunda mu kunywa no kurya bigarukira inaha. Turavuga ihumure, haleluya, rigera ku mutima ugakira, rigera ku mutwe ugatuza, umuntu akumva arakize. Ihumure uhumuriza umuntu ibikomere byavaga bigatangira gutora urukoko, wazasubirayo rwa rukoko rukavaho, wazasubirayo inkovu igasibangana. Ngir'igihumure. Haleluya. Amen. Bashiki banjye bene data, numva dufite impamvu yo guhumuriza. Haleluya. Iyi myaka 30 ishize jenoside ibaye, ejo bundi mwabonye mushiki wacu witwa Yinkamiye Louise atanga ubuhamya bw'urugendo rwe, urugendo rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi cyane kandi yasorera ahantu heza, kuba afite masters ndetse ngo zirenze imwe, sibyo? Imfura ye ifite imyaka 11 yari afite mu gihe cyo guhigwa. Ibyo biratwereka yuko hariho ibintu Imana yakoze byagombye gushyigikirira ihumure duhumuririsha abantu. Abana basigaye bonyine babayeho, bariga, bararangiza, barubaka ingo, barashaka, nabo ubu ni ba nyina b'abandi bana. Kandi kantu kanejeje,
kandi ako kantu iyo nkavuze kankora ku mutima buri gihe. yego Barimo baraba ba marene b'abadafite uwo basigaranye. haleluya Umva ako kantu ariko yego iyo batubwira ngo abana barokotse barokotse jenoside yakorewe abatutsi babo ubwabo barimo kubera abandi kubihana guhana icyo kintu cya fiction ukaba marene w'umuntu wasigaye wenyine yego nk'abapare wasigaye wenyine kandi nanjye nasigaye niyo yego nyumvire nawe yego none ugasanga turahembanye mu kubyara turatwikururanye ibyo bintu nibyo mporamo hafi ya gatandatu Imana ibaha umugisha nibyo mporamo hafi ya gatandatu kubera ko wakiriye ihumure nakiri ihumure. haleluya mperutse kubwira umuntu ko umaze gushyingira imfubyi 294 we hose arataha 200 294 Imana izabikwibukira ukiri na hano ku isi ngwiki ayo ni amagambo zitaba iwanjye mu rugo yego abaye iwanjye mu rugo ni 9 yego ariko n'ubu ndacyazifite nkurikirana yego usubira kwa gatandatu nane ngiye gukosha ariko izo mfubyi zigeze aho hirya no hino ababyeyi babo bari inshuti yego ikibaye cyose bakampamagara turashaka niwe tubona turashaka ko tubera umubyeyi ukatuba hafi. Niyo mpamvu abantu iyo bambona mu makwe buri gihe mpagaze mvuga ntibamenye ibyo ari byo ntibamenye ibyo ari byo. bamwe mushumba akunda gutaha hari n'abavuga batari ko se none pasiteri yaba yarabigize ikiraka nawe ra bamuhembera natinye ko abazibwira batebigize bizinesi nibo bamuhemba ntimukanshakiraho burya simbihembesha mba ndimo nk'umubyeyi w'abana. yego ahantu hose mubona mpagaze mu bukwe yego iyo ntari umubyeyi w'umukobwa mba ndi uw'umuhungu yego muri make iyo ntakiri mu kazana mba ndi mu njyana umukwe gufata umugeni. haleluya amen urabyumva nuko mbayeho kuva jenoside yarangiye nuko mbayeho. Hari n'ibintu biza kabutse ko rwose unaniwe ko bimaze kumbana byinshi natangiye ngerageza kuba twikurura babyara nk'abahemba none byarandenze byamaze kurenga ibyo nshoboye yego byamaze kurenga ibyo nshoboye kuko simbibasha kubahemba bose ngo mbashimishe nk'uko mbishaka ariko mbabishaka Imana iri humure turivana ku Mana. Haleluya yahumurije imitima yacu ngo tubone ko duhumuriza abandi mu makuba yabo ariko tubahumuririsha ihumure. naho kanashaka kubabwira dusomye urwandiko rw'Abaheburayo rwandikiwe Abaheburayo igice cya 6:18 Abaheburayo 6 umurongo wa 18 18 ariko duhere ku 17 kugira ngo urusheho kumvikana neza. ngo nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka yongeraho indahiro kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka ibyo Imana itabasha kubeshyeramo biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. ongeraho 19 ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye cinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. ndahavuga amagambo abiri. irya mbere ndavuga ibi bintu bibiri iby'Imana itabasha kubeshyeramo biduhesha ihumure rikomeye. Yego amina. ibyo bintu bibiri icya mbere ni ukuba Imana yaraduhaye Yesu, icya kabiri ni ukuba Yesu yaratanze ubugingo bwe ku bwacu. ibi bintu ntabwo Imana ibasha kubibeshyeramo.
ntishobora kubibeshyiramo. Noneho icya kabiri nshaka kuvugaho iri jambo ngo ibyo bintu byaduhesheje kugira ibyiringiro by'igitsikamutima gikomeye. Iri jambo igitsikamutima ntabwo nzi ko abantu benshi bakunda kuryumva. Kugira ngo baryumve birasaba kumva ijambo ryitwa gutsika icyo ari cyo. Yego. Gutsika urabizi icyo ari cyo? Gutsika ntekereza ko ari nko gukomeza. No gukomeza très bien. Ariko ni terme, ni imvugo iba mu mazi mu basare. Yego. Muzayisanga mu byakozwe n'intumwa cya 26 na 27. Gutsika uzi ko ubwato baburehe buteye gutyo. Iyo bashaka kubutsika rero babuhambiraga imigozi muri iri rango niko ryitwa. Iyo migozi bakayishyiraho amabuye abiri. Ibuye rimwe aha irindi aha. Ya mabuye akamanukira hehe? Mu mazi hasi. Na hano muri iri rango bakahambira n'imigozi ibiri iriho amabuye nayo akamanuka. Ibyo bintu iyo babikoze ku bwato bunyeganyega. Nuvuga ngo umuyaga wose uje usanga butsitse. Noneho iyo umuyaga urangiye umuhengeri ushize bwa bwato busanga bukiraho bwari buri. Ikindi niyo bwagira gutya gato gusa ntibwiyubika. Ntabwo bwiyubika. Ashwe. Mu mvugo y'umwuka iri humure duhumuriza abantu kugera ubwo rihinduka igitsikamutima biturinda kugira icyo dutwarwa n'imiyaga itandukanye duhuha. Iyi miyaga yihungabana, y'intimba, iyo bitera abantu za stroke. Ibi byose iyo bisanze dufite ihumure turakomera. Kangari cyo kujambo navuze mu kanya. Niduhumurizwe basi no kuba tureba aho Yesu agejeje imfubyi za jenoside. Sibyo. Niduhumurizwe reka nkubwire gore. Uzi ko mu myaka yatambutse tugitangira kwibuka nyine kuva jenoside irangiye. Nibura twaravuga ngo hari imfubyi yarokotse isigarana na nyina. Sibyo? Ndashaka kukubwira ko abo ba nyina ntibakiriho. Yagema 30 myinshi. Ni myinshi. Umwana arokanye na nyina afite imyaka 50. Sibyo? Ubwo urumva ubu ni 80. Umubare munini ntibakiraho bakecuru. Bivuga ngo wa mwana wari warokanye na nyina cyangwa na se ubu yageze haba imfubyi none imaririye burundu kuko na wa wundi yarasigaranye yaciye ko yaratambutse. Ariko nababwiye ngo kuva twarokoka tukabaho abana bakiga birera birera akana karera abandi kandi mu by'ukuri bangana ukibaza izo responsibility katangiye ari gatoya izo nshingano. Ibi bintu usibye Kristo bituvura naho ubundi science psychologique inavuga yuko umuntu watangiye inshingano kare anaruha kare, avunika kare akabirambirwa kare agasaza vuba. Bivuga ngo mu gihe yakageze za nshingano noneho zikwiriye mu gihe cyazo zo kumufasha kubakirwa n'ibye hagera ahubwo ate yararushye amaze kuba nerveuse abyivumburira avuga ati igihe nahereye kuko igihe nahereye. Niyo mpamvu bene abo bana nubwo mbisabira abandi bose ariko bene abo bana njye mbasabira ngo manu bafashe nibagera mu ngo zigiye zibabera nziza. Ye kuvuga ati nubatse nzi ko ngiye kuruhuka none nibwo ndushye nsanze umugabo ngo nduhure none nibwo anduhije nzanye umugore ngo nduhure none nibwo anduhije. Njya mbasabira Imana ibaha ingo nziza ku buryo uriya mwana w'umukobwa abonamo uyu mugabo papa we, uyu mugabo akabonamo umugore we nyina. Biraharize mu itangiriro, fatana itangiriro wumve ibice 24 umurongo wa 67 na 47. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara aramurongora. Yego. Aba umugore we aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Ndashaka kumva aho hantu rero
Isaka yashize umubabaro wande uwa nyina yapfushije. Bivuga ngo iyo abantu bubakanye urugo baraciye muri ariya mateka, baraciye muri ubu buzima, reka mvuge ngo bahuje amateka, biba bisaba ngo umwe akora uruhare rwa se wundi, undi akora uruhare rwa nyina wundi. uze kwihangana ko muri guhumuriza nzanye n'inyigisho z'abubatsi ingo, kandi byari ngombwa ko ndimo ndahumuriza ibyiciro bitandukanye. Wa mugabo we washatse umwana w'umukobwa warokotse jenoside, menya ko uyu mwana agukeneyemo inshingano zombi, agukeneyemo kumubera papa atabonye, agukeneyemo niyo kumubera umugabo. Hanyuma rero wa mugabo we wa mudamu we, uyu mugabo wagushatse nawe ntazi nyina, ntazi nyina, bagateruye mu mirambo bamutera urundi rwa nyina bamurangije, bagasiga aho ngaho bagira ngo nako kazapfa cyangwa kazicwa n'ibindi. Hari igihe babasigagaho gutyo, kavuga ati uyu ni bamukubita intorezo cyangwa uyu ni bamukubita inyundo cyangwa impiri, uyu azi ko n'urundi singiye kwandurira ubusa, ni nuko bazavugaga izo nterahamwe. Ariko ako kantu kabayeho gutyo, ako kana kabayeho gutyo kakazamuka muri ubwo buzima, kari gakeneye umuntu uba mu mwanya wa nyina. Bagore muri aha mu byumve, reka mvuge ngo cyane cyane mwebwe warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, hari ibintu mvuga muri kino gihe kimeze gutya, reka mbere muri Bibiliya. Yesaya ibice 10:21, amagambo nshaka kuvuga ndayasanga aha ngaha muri ibice ngiye gusoma. Yesaya ibice 10 umurongo 21. Yego, haravuga ngo abarokotse bo mu Bayakobo, yego, bazagarukira Imana ikomeye. Yego, ariko nubwo ubwoko bwawe bwa Isirayeli bungana n'umusenyi wo ku nyanja, yego, igice cyabwo nicyo kizarokoka kigaruke. Abyumvise, byaragambiriwe gusozwa rwose n'urubanza rutabera, kuko Uwiteka Umwami Nyiringabo yagambiriye kuzabisohoza hagati mu bihugu byose. Yego, Imana yagambiriye ko abarokotse, aha byavugaga Isirayeli, ariko turivane muri kiriya gihe tubyakituwarize, kuko ijambo ry'Imana ritwemera ko wakituwariza ibintu. Abarokotse bo mu Bayakobo bazagarukira Imana ikomeye. Aha ndavuga iki? Ndashaka kubwira abarokotse jenoside ngo mbabarira utarokoka umuhoro, utarokoka impiri, utarokoka icumu n'umwambi, utarokoka imbunda. Rakara uburakari bwejejwe, rakara uburakari butagatifu. Kuki warokoka nta mpongano y'umwanzi? Ubwo ni impiri, ukarokoka icumu, ukarokoka imbunda na grenade, ukitwa n'ikibura gasa n'ikigikamba, usuguta utya mu gipapuro. Mumenye ko dufite abana b'abasore bagejeje kuri imyaka turimo kwibuka 30 bakimeze gutyo, ku buryo ushaka kumurika uvuga uyu mwana ndavuga bamuzi aho aturuka, bamuzi uko yarokotse, bashobora bati ariko ubu nyakwigendera aho aryamye azi ukuntu we yasize ameze. Uzi iyo twibuka nk'uku nguku tukibuka tubona umuntu urwagwa rwishe warangiye urwagwa rwaramwishe, itabi ryamutwitse umunwa n'inzara hafata gutya anyunye atumura, none ugasanga abantu tumuzi aho akomoka, tuzi urugo yavutsemo, yego, n'amata y'inka yahabaga n'ubupfura bwahabaga. Ise w'uyu mwana ahantu aryamye, Mana nuko abantu batazuka ngo bagaruke, aje akareba imfura ye uko imeze, n'agahinda. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo abarokotse mbasabe, mbakangurire kugarukira Uwiteka Imana, kubera Imana abana beza. Haleluya. Nayo iragira iti nzababera so, nimuhumure nzababera so, ariko namwe mumbere abana. Izo ni inama umwuka w'Imana yampaye guha abarokotse. Twongere dusome kandi Yesaya 66:19. Handi biro hasome Yesaya 66:19. Haravuga ngo kandi
nzabashyiramo ikimenyetso abarokotse nzabatuma mu mahanga urakumva kantu itarushishi n'ipuri n'irudi mu bafuzi b'imiheto yego n'itubari n'iyavani yego mu birwa biri kure aho batarumva kwamamara kwanjye ntibabone n'icyubahiro cyanjye maze bazabwiriza amahanga iby'icyubahiro cyanjye. Haleluya. 20 nsomera. Nuko bazazana bene wanyu bose bahetswe ku mafarashi no mu magare no mu ngobyi no ku nyumbu no ku zindi nyamaswa zihuta baturutse mu mahanga yose. Yego. Babazanyeho ituro ryo gutura Uwiteka Yerusalemu ku musozi wanjye wera, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Bimeze nk'uko Abisirayeli bajya bazana amaturo yabo mu nzu y'Uwiteka bayazanye mu bintu bitunganye. Kandi nzakuramo bamwe bagira abatambyi n'Abalewi, niko Uwiteka avuga. Garukira aho nshuti ya Kristo. Ubu nibwo buhanuzi Imana yampaye. Haleluya, 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 haleluya. Nibwo buhanuzi Imana yampaye. Amen, amen. Kumbuze ngabo barokotse. Amen. Sura 19. Nzabashyiramo iki ikimenyetso abarokotse nzabatuma hegure mu mahanga itarushishi n'ipuri n'irudi no mu bafuzi b'iki b'imiheto n'itubari n'iyavani mu birwa biri kure. Yego. Aho abantu batarumva kwamamara kwanjye ntibabone n'icyubahiro cyanjye, maze abo barokotse bazababwiriza amahanga iby'iki iby'icyubahiro cyanjye. Ibyo nibirangira kubabwiriza bazabazana bene wanyu bahitwe ku mafarashi, ku magare, ku ngobyi no ku nyumbu n'izindi nyamaswa ziheka, babazane baturutse mu mahanga yose bazanye ituro ryo gutura Uwiteka. Kankubwire aya magambo nkimara kuyahabwa ko maze iminsi ngiye gutanga kino kiganiro. Nkimara kuyahabwa nakomeje gukurikira aho abarokotse bari ku isi hose. Ahantu munyumve neza, aho abarokotse bari ku isi hose barimo baribukirayo, ariko bavuga aho Imana ibagejeje. Urumva rero ahatari haravuzwe imirimo itangaje y'Uwiteka, ahataravuzwe kwamamara k'Uwiteka n'icyubahiro cye, yego, birimo biragezwayo n'abarokotse bo muri twe. Sibyo? Sinzi ko maze iminsi bikurikira kuva twatangira kwibuka ku cyumweru nyine kuri 7 kwibuka inshuro 30. Aha abanyarwanda bari ku isi hose bakomeje gutegura iki kwibuka muri za diaspora zitandukanye. Ngukuriya rero uko ubu buhanuzi buri mu gusohora, bibuke biyubaka bavuga imirimo itangaje Imana yakoze. Haleluya. Amen. Amen, amen. Uyereka nkwereke ubundi se n'umuntu yagombye kubaza ngo kuki ndi Dallas, kuki ndi Chicago, kuki ndi Australia, kuki ndi Maine, kuki ndi Boston, kuki ndi Texas, kuki nubatse, kuki ndi se w'abana, no kuki mu Rwanda cyane kandi kuki ndi se w'abana, kuki ntwari kamyose, kuki se mfite y'inzu, kuki se ndi umushumba. Oh my God. Biravuze ngo nzakuramwo bemwe mbagira abatambyi. Uyu mwanya none ndagira ngo munkurikiranire mu mbwire abantu bamaze ko bashumba b'amatorero kuri iyi si bo mu barokotse. Bivuga ngo Uwiteka Imana yakurikiranye abarokotse aho bari hose, ariko intego ari yihe ngo bamuheshe icyubahiro. Bamamaze gukomera kwe. Niko tubibonye ku 19. Kwamamara kwanjye kumenyekane aho bitari byakumvikana. Icyubahiro cyanjye kimenyekane aho kitari cyakavugwa.
ibyo nibirangira nzaba kugenda bagarura bene wabo baza bahetse n'amafarashi abandi n'amagare. Haleluya. Ubwo buhanuzi iturebera muri Rwandeya. Kugeza ubu Rwandeya arige ndebe iki kibuga kingi kireba nicyo nyuraho ngenda nicyo nyuraho nza. Yego. Areba Rwandeya ibyagije ndege aho. Nkareba ingendo zayo sibyo va et vient kugenda zigaruka. Nujya kugenzura urasanga umubare munini zitwara ni Abanyarwanda bagiye hantu hose muri amahanga yose Imana yabohereje. Yego. Ni ababyeyi babo basuye abana. Yego. Nuko ababyeyi bapfuye cyangwa bashize ako ntabapfira gushira. Wabona hararokotse tante akaba agiye gusura umwana. Wabona ka karumuna kawe wareze kakugoye muri za responsibility ubu ugeze ku rwego gategera indege kakaza kukuramutsa. Yego. Kakaza kwereka abana. Ibyo bintu byose byo kugenda ngaye amafarashi ngizo za nyumbu ngiyo magare. Uwiteka afite ibintu yavuze kuri kino gihugu arimo gusohoza. Yego. Twumva tubimushimiye. Twumva tubimushimiye. Twumva tubimushimiye ko hari ibintu arimo gusohoza. Yego. Reka tutiyanye nkubwire. Igihugu cy'u Rwanda kimaze gutanga imisada mu bihugu bingahe ku isi. Ni mu byibuke ntagire unsubiza mu byihorere. Ariko muganye mu byibuke. Yego. N'uyu mwanya we nonaha kiri mu musada ahantu kandi hatandukanye hatari hamwe. Yego. Yego. Aha twumvikane ko niko kwa gutuma barokotse nzabashyiramo ikimenyetso maze mbahagurutse mbatume mu mahanga. Bangi, Mozambique, Sudani y'Amajyepfo y'Amajyaruguru, aho hose n'ahandi. Ubushize twari Haiti, twari n'ahandi, tuzajya n'ahandi. Ariko biterwa n'iki n'ikimenyetso Uwiteka ashyize ku bantu be akabatuma. Hari igihe tugera buriya mu by'ukuri niba kubera ikintu cya patriotisme cyo gukunda igihugu cyanjye. Hari igihe neza ko Mana ubu iki gihugu cyacu muri UN iyo bicaye bagitoranya ngo nacyo cyohereze ingabo. Nuko nkareba ibihugu by'ibihangange by'ibikonyozi rwose tujyanyeyo. Bajya kumva ugasanga barokotse nabo bambitswe umudari wo kwitwara neza. Ibi ni ukubera cya kintu navuze mu kanya, niba warokotse jenoside yakorewe Abatutsi gerageza ubane n'Imana cyane igukoresha icyo yagusigarije, igukoresha icyo yakurokoreye. Umumaro wo kuba igihombo, umumaro mu gihugu, umumaro muri sosiyete nyarwanda, umumaro mu muryango wasigaranye niba harabasigaye, umumaro ku isi, umumaro mu izina rya Yesu. Kuki tutabaho mu marego nukubira iki? Dusome Ezekiyeli igice cya 14. Ezekiyeli 14 ndashaka dusoma umurongo wa 22. Ndasoma no muri Mika dusoza. Ezekiyeli 14 22 avuga ngo ariko dore hazasigara abarokotse bazayisohorwamo. Ariko dore hazasigara abarokotse bazayisohorwamo. Komeza. Abahungu n'abakobwa dore bazabasanga namwe muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo. Mushire agahinda k'ibibi byose nzaba nateye i Yerusalemu. Nuko bazabahumuriza ubwo muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo, nibwo muzamenya ko ibyo nabikoreye byose ntabikoreye ubusa. Vuga ku kantu twumvigore. Nibwo muzamenya ko bazabahumuriza. Yego. Ubwo muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo, nibwo muzamenya ko
ibyo nayikoreye byose byose ntabikore busa ndi kumwe niko n'umwami umwami w'Uwiteka w'Uwiteka avuga. avuga. Reka mbabwire iri jambo ubona nsomye ndarihuza n'ijambo ryaje muri zikurenya kubaho, yego sibyo? Ibuka igika yagezemo akavuga ku rubyiruko. Urubyiruko dufite uyu munsi wa none nizo mbaraga zo kurinda igihugu ejo, yego sibyo? Avuga ko ariyo mpamvu ariho hashyirwa imbaraga. Ahangaha aya magambo ubona muri Zikiyeli n'ubundi yavugaga urubyiruko rw'abarokotse. yego Noneho ubuhanuzi bwaravuga ngo aba bantu barokotse dore hazasigara abarokotse bazayisohorwamo, ubwo ni Yerusalemu bavuga, wabyumvise, abahungu n'abakobwa sori muri Babuloni, harazasohoka muri Babuloni baze, noneho bazabasanga namwe muzabona iki n'iki, ingeso zabo n'imirimo yabo, mushira agahinda k'ibibi nzaba narateye i Yerusalemu. Muzakamarwa n'iki? Nuko bazabahumuriza ubwo muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo, maze mukamenya ko ibyo mwakoze mutabikoreye ubusa. Amen, amen, amen. His Excellency yaravuze ngo ibintu twatanze, imbaraga twatanze mu rubyiruko ntabwo ari iz'ubusa, kuko ubu nibo barimo kujya gute gukora, barimo koherezwa mu mirimo, mu ngabo, mu buyobozi runaka, yego nibo bakora. Kubera iki? Ariko biraturuka ku ngeso nziza n'imirimo yabo myiza, kuko ibyo byose nanone ibyo gushaka umuntu wo gushyira mu mirimo, ureba uwitwaye neza, ufite ubuhanya buzima, si umusinzi, si ikirara, si inyandagazi ipfuye ubusa aho ngaho, ureba umuntu wagira umumaro. Niyo mpamvu nkomeje gusaba abarokotse Jenoside kuba bazima, kuba bazima ku mutima no ku mubiri, bakaba bazima mu buryo bwose, ku buryo umushinze ikintu avuga uti ngihaye umugabo, ngihaye umuntu w'umugabo. Nako Pawulo yabwiye Timoteyo ati ibintu wambonanye n'ibyo wanyumvanye ujye ubyigisha abantu bo kwizirwa, nako nabo bazabyigisha abandi. Bigaragara rero ko abayobozi, guverinoma yacu ifite icyizere cyayo cyose ikicaje ku bantu bitwa urubyiruko. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribasaba kubaho ari beza, ari abanyangeso nziza, kandi barangwa n'imirimo myiza. Mika 5:6 ngana ku musozo. Mika igice cya 5 n'umurongo wa 6. Somera twumve. Haravuga ngo abarokotse ba Yakobo bazaba mu moko menshi, bababere nk'ikime kivuye ku Uwiteka, cyangwa nk'imvura y'urujojo igwa mu byatsi, bitagomba kurindira umuntu habe no gutegereza abantu. Kandi abasigaye ba Yakobo bazaba mu mahanga no mu moko menshi, nk'intare iri mu nyamaswa zo mu ishyamba, nk'umugunzu w'intare uri mu mikumbi y'intama. Iyo uyinyuzemo urayinyukanyuka, ikayitanyagura, ntihagire uwutesha. Iri jambo risomeye iki? Iri jambo riri mu buhanuzi bwo gutsinda, ubutsinzi. Yego. Ubutsinzi. Yego. Abarokotse Imana ibaha ubutsinzi. Icya mbere tubonye ko bazamera nk'ikime. Yego. Muri geography reka buriya ko nyita babyita mu Gifaransa arose, kuko buriya hariho imvura, akaba n'ikime, akaba n'ibicu n'ibindi byose na wa muyaga. Kandi ibyo byose bihembura imyaka nubwo imvura yabitagwa. Iki kime nicyo bashatse kuvuga hano. Baragira bati abarokotse bazaba mu moko menshi, kandi aho bazaba ari hose bazabamerera nk'ikime kivuye ku Uwiteka, cyangwa nk'imvura y'urujojo igwa ku byatsi. Bivuga ngo ni ubuhanuzi busobanura umugisha, kubera abantu urimo umugisha, kubera amahanga urimo umugisha. Nicyo mbisabira abarokotse. Ndabasaba kubera
amahanga murimo cyangwa hano mu Rwanda kubabera iki umugisha, mukababera nk'ikime, ahumagaye mukahuhira mu buryo bw'umwuka. Muzahuhiza iki rero? Muzahuhiza rya humure twabonye tuvanye ku Uwiteka, muzahuhiza za ngeso nziza n'imirimo myiza, muzahuhiza imbuto z'agakiza, muzahuhiza imyitwarire myiza, muzahuhiza imico mizima myiza no kutiyandarika, muzahuhiza amagambo y'ubwenge, muzahuhiza ibyo mwize bishorera umwuka wera. Nuko muzuhira ahantu muzaba muri diaspora zitandukanye zose ku isi, aho umunyarwanda ari hose warokotse, Imana ikwiriye kumukoresha ku buryo nayo ubwayo yishimira ko yamurokoye. Amen. Kandi mwibuke ko Imana itamanutse ngo ize n'amaguru, hari abo yakoresheje. Abo yakoresheje nabo ntibakwiriye kwicuza ngo uvuge ngo kuko naruhiye iki, navunikiye iki, navunikiye iki. Amen. Amen. Dusoreze kuri Zefaniya igice cya 3:13 maze dusenge Imana. Zefaniya 3:13 haravuga ngo abarokotse bo muri Isirayeli ntibazakora ibibi, habe no kuvuga ibinyoma, n'ururimi ruriganya ntiruzabonekaho mu kanwa kabo, kuko bazagaburirwa bakaryama ari naho bakanga. Haleluya, haleluya. Abarokotse bazagira gute? Ntibazavuga ibibi, habe no kuvuga ibinyoma, n'ururimi ruriganya ntiruzabonekaho kuki mu kanwa kabo, kuko bazagaburirwa bakaryama ari nawo bakanga. Gera munsorejeho ariko abantu b'ibihangano ndi bumva ngarura His Excellence cyane, kandi ntakagire n'unkurikirana ngo ndakarire nkaho mvuze bitagomba kuvugwa. His Excellence mu magambo y'azasoza icyo yakivuzemo, avuga ati ubu nta muntu dusaba uburenganzira bwo gukora icyo tugomba gukora bwo kurinda umunyarwanda. Uwiteka ashyigikira iryo jambo muri we. Nuko nasenze, nuko nsenga. Uwiteka Imana yo mu ijuru muremyi w'ijuru n'isi ishyigikira iryo jambo muri we. Kuko umwana w'umuntu aragambirira, ariko gusohoza ni Uwiteka. Rero Uwiteka ashyigikira iryo jambo muri we. Umvira ijambo uko rivuze, bazaryama ntawe bakanga, batikanga ikibi. Ibyo rero bizatuma uyo security, yego, bizatuma nta magambo mabi ababamo, nta rurimi ruriganya rubabamo, bizatuma bataba indyarya, batabeshya, bizatuma badafatirwa mu byuho runaka biba, nuko bizabarinda. Haleluya. Kuko bazaba bafite ibyo kurya batunze. Ariko ubundi umuntu uriganya ko ariganya ngo arebe ko yashaka imibereho, siko bigenda. Uwiteka natanga imibereho abantu bazabiganya bashaka iki? Naho nsoreje dusenge Imana kugira ngo muri uku kwibuka twiyubaka, Imana ibahe ihumure kandi ihindure ingeso z'ababi mu izina rya Yesu. Aho umuntu yananiwe, Imana imubashishe gutunganya no gukora ibyiza. Imana yo mu ijuru dukorera duhamagaye ikaduha umurimo, ikaduhura u Rwanda rukongera rukabaho, rwongeye kubaho. Yemwe rwarongeye rubaho, abatari bahari murabibarirwa, ariko abari bahari turabizi ko rwongeye kubaho. Rwongeye kubaho, n'ukongera kubaho. Rero Imana yaruduhaye, ndimo ndasenga Imana ngo ikomeze abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abarokotse, kuko ubu nibo turimo kuvugaho. Dusenge Imana. Mana yacu ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye. Gushimiye ko iyi nshuro ya 30 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi tukiriho. Turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye ahantu hatuvanye, turagushimiye aho tugejeje, turagushimiye ibyo umaze gukora, wubaka ibitekerezo, wubaka imyumvire, wubaka n'ibifatika. Turagushimiye Mwami. Rero turasenze ngo wuzuze ihumure mu mitima yacu, tubone uko duhumuriza abandi,
turabigusabye data ngo tubashishe ukuboko kwawe kwiza kubidushoboze. Haleluya. Kandi imigambi igambirirwa myiza mu gihugu uyihe umugisha mu izina rya Yesu. Uherekeza imigambi y'umukuru w'igihugu agambirira ku gihugu no ku baturage bagituye, guverinoma yose mwami, imigambi yose myiza iriho uyiherekeresha imbaraga zawe kugira ngo isohozwe. Kandi dukingurire umuryango w'imigisha mu mpande z'isi zose zitandukanye, udukingura umuryango w'umugisha, udukingura abatugana baje kureba imirimo itangaje ukora. Haleluya. Bityo tubere isi yose ikime, tumere nk'aho tubuhira mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko iki gihugu ngubu kirimo kugendwa, turagushimiye ko gikundwa, turagushimiye ko gisurwa, turagushimiye abantu ugenda bakakishimira, turagushimiye ubutumwa bukivugirwamo, turagushimiye. Turasenze gumye kudufasha rwose, kandi ubutumwa butambuka buvugwa ari ubutumwa buzima bugeza abantu gakiza bukabahindura. Urakoze data, komeza udufashe dushoboze muri byose, kandi uhagarare ku nkiko z'igihugu cyacu cyose zose, imipaka yacu yose irindwe nawe, kuko kwawe kwiza kuturinda umubi mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko ubyumvise kandi kuzakora ibyo tugusabye kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.